Abatware bashya. Muri iyo minsi y'uburakari n'akababaro ka Musinga, nibwo Kavumvuri ka Rwarinda se wa Kalisa kahoze ari shefu mu Buganza bw'Urweya bwa za Rubona na Kiramuruzi, yagabanye inka zitwa Akaganda n'ingabo zitwa Ababito, abigabirwa na Musinga nyina Ntiyahigima, mwene se wabo Sebagangari ba Runanira, se wa Sendashonga wahoze ari shefu muri Nyaruguru, agabana umutwe w'inka zitwa Izogeye, agabana na Nyaruguru. Ubwo byatwarwaga na Kayijuka ka Nyantaba, umwe Kanjogera yamennye amaso. Nyuma Kanjogera nawe agabira mwene wabo Mpetamacumu ya Karuranga, amuha ibya Rwatangabo rwa Nzigiye, wari umutware w'Abahigi n'Abahirika, akaba n'umutware w'inka zitwa Urugaga na Ndushabandi. Ibyo byose niko Mpetamacumu yabigabanye. Nyuma y'ubwo Kanjogera yishe undi muntu witwa Rwanyonga, ariko rutari urwo mu ngangurarugo, amuhora ko yarasaniye Rutarindwa igihe cyo ku Rucunshu. Rwanyonga uwo ngo yarasaniye Rutarindwa koko, noneho aho iza Rutarindwa zinesherejwe agapfa, yariguranuye ariyoberanya, aherera mu za Kanjogera na Kabare. Abantu b'amacuti ye baramuhishira birayoberana. Nyuma bitinze akora ikindi cyaha, abarezi bamurega n'ibyo byo ku Rucunshu. Uwo rero yarafashwe, mbere yo kumwica babanza kumuboha ingoyi imubabaje, arataka. Kanjogera aramwumva, amubaza mu buryo bwo kumushinyagurira ati, gutaka nta soni biguteye? Atahuribuka ukuntu wampigaga njye na Musinga igihe cyo ku Rucunshu ufite icumu ushaka kutwica? Rwanyonga ati, none se ko wari umugore, Musinga akaba umwana, ko mutari munaniye nababujijwe n'iki? Kanjogera ati, twagukijijwe na Cyaka na Kaninga. Rwanyonga ati, ko ari bo bakunkijije, uwabakubaza wababona? Ati, ngaho bazane banshinje. Ubwo yamucyuriraga ko yabishe nabo. Kanjogera arongera amushinja ubundi bugome, atahuribuka umuheto wawe warambitse hagati y'ingamba mu gihe waturasanyaga ku Rucunshu, ukavuga uti uyu muheto ni Karinga, uwucaho agahunga araba abaye umugome. Ati, siko wavuze? Rwanyonga aramusubiza ati, none se ko wumva njye nahatambitse umuheto ndasanira Rutarindwa, Rutishereka wahatambitse imfura ye Rwayitare akahagwa, ari wowe arasanira, si we wambanjirije gupfa, kandi ari wowe umwishe, none nkaba ngiye gupfa nyuma ye? Ati, ubwo kukurasanira byamumariye iki? Abantu babona ko bimaze gusayisha, babuza Nyirayuhi gukomeza gucyogozanya nawe, bati, niba umwica mwice, cyangwa se niba umukiza mukize, ariko wikomeza kumukorombereza atagumya kugucyurira, yabaye umwihare. Nuko Nyirayuhi ntiyongera kumwuvura, ahubwo aramutanga baramwica. Undi wari ukomeye Kanjogera yishe ni Mwaruguru wa Marora w'Umwiru, azize ko yaherekeje Muserekande ari we bita Nyiragahumuza. Ibyabo bigabanwa na Rwamwa rwa Rukangirashyamba, murumuna wa Gashamura, yagabanye inka zitwa Ibirayi, kereka uwitwa Rubasha rwa Ruhikima niwe utanyazwe inka z'umunani we ndetse n'imisozi yabo. Naho bene wabo bandi bayobotse Rwamwa wari wagabanye ibyabo. Undi mutware wagabanye ni Gakwavu ka Gacinya, yagabanye Umurera, ubundi wari uwa bene Nshozamihigo. Nyuma mu 1922 baracika, ibyabo bigabanwa na se wabo Gakwavu. Ubwo Nyirayuhi yabonye ko ubwo bivuyemo igikomangoma nanone bikwiriye gusubiramo undi wabo, atinya kubiha umwega ngo Musinga atababara, kandi na Musinga yashakaga Gakwavu. Undi mutware wabaye uw'imperuka mu bo Kanjogera yahaye Nyirukarakamba rwa Rusekampunzi, wari warigeze kugirira Kanjogera neza akiri i Gatsibo. Nzigiye yashatse kumwisha inzara Rusekampunzi akemera kujya amutunga rwihishwa,
nyuma aho Kanjogera abereye umugabekazi aramwibuka. Icyo gihe Rwatangabo rwa Nzigiye yari amaze kunyagwa, nibwo Kanjogera ahaye Rusekampunzi inka 120 z'ibihogo zitwa iz'ihangiro, amuha n'umusozi wa Zoko. Nyuma rero umuhungu we Rukarakamba amuha ibya Rwatangabo wari warahanyazwe, yamuhaye abahigi n'abahirika ba Migongo mu Gisaka hamwe n'inka zitwa Urugaga. Ariko ubwo Rwatangabo yari amaze gupfa, murumuna we Rukizangabo abitwaraho igihe gito, nyuma bigabanwa na Mpitamacumu ya Karuranga. Apfuye bisubiramo umuhungu we Murigo. Bukeye Murigo aracika ajyana n'Abongereza. Icyo gihe bategekaga mu Gisaka, nyuma aho bagendeye ajyana nabo, ibye bigabanwa na Rukarakamba ubwo abihawe na Kanjogera. Nyuma y'icyo gihe ntacyo Kanjogera yari agishoboye, ari ukwica, ari ugukiza, ari ukunyaga, ari no kugaba, kuko mu rugo rw'ibwami hari harajemo ibice bitewe n'uko Kanuma na Bandora banganye na Kayondo. Kayondo uwo yashatse kubanyaga ibyo bari batunze byo kwa Mbanzabigwi, ibwami baranga kuko bari abatoni. Kayondo abonye ko bamurushije ubuhake ibwami, yigira inama yo kubarega i Buzungu. Ubwo babyitaga guhababa. Kayondo rero arahababa koko birakomera, kandi Ababiligi baramwumvaga cyane. Iryo hababa rya Kayondo ryamuteranije n'ibwami cyane, kuko babonaga ko ubwo yibutse kujya i Buzungu ntareke ngo ibye birangizwe n'umwami wenyine, yari yiyemeje no guhababira umwami. Kayondo yamaze kubona ko yanzwe ibwami, bituma arundukira mu Babiligi. Arahababa bituma Ababiligi bamenya byinshi batari bazi by'ibwami, kuko Kayondo ntacyo yari ayobewe cyaho, dore ko ariho yari yararerewe se amaze gupfa. Nyirayuhi yari yaramujyanye areranwa na Musinga ibwami. Yahavuye ajya gutwara ibya se n'ibindi yari yigabaniye. Yarahababye biramuhira, atsinda Bandora na Kanuma, abanyaga inka n'imisozi bari bafite byo kwa Mbanzabigwi. Ubwo ibwami barushaho kumwanga, ariko ntibagira icyo bamutwara. Muri icyo gihe Ababiligi bari bamaze kubaka agaciro bari bafite mu butegetsi, ari ntawe bashobora gupfa kunyaga cyangwa se kugabira ngo byemerwe. Ariko Musinga we ubuhake buke yanduye ku Babiligi yabuterwaga na nyina, ngo niwe wamubuzaga kwegukira Ababiligi ngo yitarure inama z'abapfumu bari bagikurikiranye iby'imitsindo ya cyami, kandi ibyo byose niko yabiregwaga. Kayondo yari amaze kubona benshi bafatanije nawe guhababa, cyane cyane undi wari ubikazemo mu Bega yari Rwagataraka, wari shefu w'ikinyaga cyose mbere bataragicamo amasheferi menshi. Abandi bagenderaga kuri abo, kandi uko bakomezaga kwiyongera ni nako n'ibirego byiyongeraga. Bikomeza bityo kugeza ubwo Kanjogera na Musinga bakuriwe ku butegetsi bwa cyami, bakajyana i Kamembe mu Kinyaga mu ndengo z'umwaka w'1931. Ni ukuvuga tariki 14 Ugushyingo mu cya 1931. Nibwo Kanjogera yahaguye mu 1933, ariko umugogo we, ni ukuvuga umurambo, ushyingurwa i Rutare mu irimbi ry'abami. Naho Musinga yaguye i Moba muri Zaire ku wa 25 Ukuboza 1944. Tubashimiye cyane kuba mwarakurikiye amateka y'ingoma ya Kigeli Rwabugiri na Nyirayuhi Kanjogera. Turizera ko aya mateka hari icyo mwakuyemo kandi cyabubatse, cyanabanyuze. Turabashishikariza gukomeza kudukurikira, kuko tugiye gukomeza kubakusanyiriza amateka n'ibirango by'umuco nyarwanda, by'umwihariko u Rwanda rwo hambere. Niba rero warakunze kandi wifuza gukomeza kubona ibiganiro nk'ibi, kanda subscribe kugira ngo utazacikana.